Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Mumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Banyeshuri bo mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, ndabasuhuje. Mbahaye ikaze mu isomo ry'uyu munsi kuri radiyo. Muri kumwe na mwarimu wanyu Dativa. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza ngenda mbaha kugira ngo mwige neza. Muriteguye? Yego, ni byiza. Reka dutangire. Banyeshuri, isomo ry'uyu munsi riribanda ku gusoma agakuru karimo inyuguti n'igihekane twize. Nimukunda gusoma mwese se? Kugira ngo mubashe rero kuza gusoma ako gakuru neza, hari igihekane cyiza kugarukamo kenshi, nshaka ko tubanza gusubiramo. Ngaho nimukurikire. Igihekane cyiza kugaruka kenshi mu gakuru kacu ni igihekane nda. Igihekane nda. Ngaho twese dusubiremo hamwe igihekane nda. Namwe nimugisubiremo mwenyine. Murakoze cyane. Hanyuma se, niba mwibuka neza, igihekane nda kigizwe n'izihe nyuguti? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe cyangwa se uzivuge mu ijwi riranguruye niba uri wenyine. Murakoze. Ndizera ko muzibuka. Igihekane nda kigizwe n'ingombajwi na na da. Reka mbahe ingero z'amagambo yumvikanamo igihekane nda kugira ngo murusheho kukibuka. Inda, indobo, indabo, ndori. Murakurikiye? Ngaho rero namwe. Ubu mushobora gutekereza ingero z'amagambo arimo igihekane nda. Ayo magambo ashobora kuba amazina y'ibintu bisanzwe mushobora kuba mubona kenshi, ashobora kuba amazina y'abantu cyangwa se amazina y'ahantu. Ngaho nimubwire umuntu muri kumwe ingero z'amazina mwatekereje yumvikanamo ijwi nda. Niba nta muntu muri kumwe, mwayavuga mu ijwi riranguruye. Bana, nizere ko buri wese yagerageje kubona ingero z'amagambo yumvikanamo igihekane nda. Niba mwabikoze neza, ngaho nimwihe amashyi. Amwe mu magambo mushobora kuba mwabonye yumvikanamo igihekane nda harimo indege, rurindo na ndindayino. Murumva ko muri ayo magambo mbabwiye rero harimo izina ry'ikintu, indege, izina ry'ahantu, rurindo, n'izina ry'umuntu, ndindayino. Ndizera ko namwe mwabonye zimwe muri izo ngero. Ni byiza cyane. Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, nk'uko maze kubivuga, isomo ry'uyu munsi riribanda ku gakuru umunyeshuri yisomera. Uyu munsi, abanyeshuri baraza gukora umwitozo wo gusoma agakuru kari mu bitabo byabo. Niba umwana adafite igitabo cy'Ikinyarwanda mu rugo, wagisanga kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Muraza rero kurambura ku rupapuro rw'148 tujyane. Niba kandi utabasha kubona igitabo, ntugire ikibazo, urakomeza gufasha umwana gukurikirira isomo. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Kuzirigana kwishuri, aritsa kanyeri keza, aritsa
Uyu munsi turasoma inkuru yitwa Bateye indimu. Bateye indimu. Ku bafite ibitabo byanyu by'Ikinyarwanda, murambure ku rupapuro rw'148 kugira ngo tuze kujyana. Ku badafite ibitabo namwe, muze gukurikira neza uko nsoma kugira ngo bize kubafasha gusubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Murakurikiye? Mwese mwarambuye ku rupapuro rw'148? Nk'uko nababwiye rero, uyu munsi turasoma inkuru yitwa Bateye indimu. Dusubiremo twese, bateye indimu. Twongere, bateye indimu. Ni byiza cyane. Ngaho rero mwese, nimurebe iyo shusho iri munsi y'umutwe w'inkuru yacu, bateye indimu. Murahabona iki? Reka mfashe n'abadafite ibitabo gusobanukirwa n'ibiri kuri iyo shusho. Ngenda habona abana babiri, umuhungu n'umukobwa, bahagaze iruhande rw'ibiti by'indimu, bafite n'indobo zenda kuzuramo indimu. Buri wese ukuboko kwe kuri gusoroma indimu. Siko se namwe abafite ibitabo mwabibonye? Ndizera ko ariko namwe mubibona. None se mugendeye ku mutwe w'umwandiko wacu bateye indimu, n'iyo shusho tumaze kuvuga iri mu nkuru, muratekereza ko inkuru yacu iza kuvuga kuki? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe icyo utekereza inkuru yacu iza kuvugaho, cyangwa ubivuge mu ijwi riranguruye niba nta wundi muntu mukuru muri kumwe. Ni byiza. Nimuze rero kwibagirwa ibyo mwatekereje ko inkuru yacu iza kuvugaho, kuko turaza kureba niba koko uko mwatekereje ariko bimeze mu nkuru yacu nyuma yo kuyisoma. Reka rero mbanze mbahe akanya k'iminota 3. Mubanze musome inkuru yose, mugerageze kuyisoma neza mu ijwi rituje, hanyuma nanjye ndaza gukurikiraho murangije. Uko musoma, mugende munyuza urutoki munsi ya buri jambo murimo musoma kugira ngo bibafashe gusoma neza. Ngaho nimutangire. Mwibuke kandi ko inkuru yacu iri ku rupapuro rw'148. Nzakunda gusoma mbiha umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu nawe wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma, kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma, nimuduhe urubuga rwo gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, nge buri munsi mfata iminota 15 nkasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome. Ngaho ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome.
bayobozi nimufasha abana kuzagera ku bushorishori bw'ubushobozi bifitemo. Iyo umwana ashobora gusoma burya ashobora no kwiga, kandi iyo ashobora kwiga agirira igihugu akamaro. Uko abana benshi bamenya gusoma niko ubukungu bw'igihugu bwiyongera. U Rwanda rukeneye abaturage bajijutse kugira ngo tugire iterambere ryihuse kandi rirambye. Twigisha abana gusoma. Mubyeyi igisha umwana gusoma, toza umwana gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, ye buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, 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 mu rubuga nsome. Abana, ndizera ko rero buri wese yagerageje gusoma iyi nkuru mu ijwi rituje. Ubu noneho ni igihe ugiye gukurikiraho gusoma. Mu gihe nza kuba nsoma, hari ibyo nza kwitaho. Nzajya nsoma buri jambo neza uko ryanditse. Nzajya kandi nkurikiranya neza amagambo agize interuro kugira ngo yumvikane neza. Nzajya nsoma nihuta, naruhuke aho biri ngombwa, ndetse nkoresha n'amarangamutima bitewe n'ibyo nsomye. Ngaho nimukurikire uko nsoma kugira ngo namwe muze gusoma neza nk'uko nabikoze. Biraza no kubafasha gusobanukirwa uko amagambo amwe n'amwe yagendaga abagora gusoma asomwa, hanyuma muze kubasha kwikosora. Sibyo bana, murakurikiye? Ndizera ko mukurikiye. Ubu ngiye gutangira gusoma. Bateye indimu. Mukandori na Ndandari bateye indimu. Indimu zirera ziba umuhondo. Bakunda gukora umutobe mu ndimu. Ubutaha barifuza kuzatera amatunda 6. Amatunda nayo ni meza ku buzima. Bana, nizere ko buri wese yakurikiye uko nasomye. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Reka nongere nsubiremo inshuro ya kabiri. Ku bafite ibitabo, nimureke tugendere hamwe dusoma. Abadafite ibitabo namwe mukomeze munkurikire uko nsoma kugira ngo namwe muzajye musoma neza mu gihe mufite ibyo musoma. Bateye indimu. Mukandori na Ndandari bateye indimu. Indimu zirera ziba umuhondo. Bakunda gukora umutobe mu ndimu. Ubutaha barifuza kuzatera amatunda 6. Amatunda nayo ni meza ku buzima. Twige Ikinyarwanda. Bana, muri uyu mwandiko tumaze gusoma harimo amagambo nshaka ko dusobanura kugira ngo bize kubafasha kurushaho kumva neza umwandiko wacu. Ayo magambo muyatege amatwi. Ijambo rya mbere ni umuhondo. Reka nsubiremo umuhondo. Dusubiremo twese umuhondo. None se bana, muzi icyo iri jambo umuhondo bisobanura? Iri jambo umuhondo bisobanura ibara rijya gusa n'icunga rihishije. Icunga rihishije mwararibonye? Banyeshu, mushobora se kumpa urugero rw'ikindi kintu gifite ibara ry'umuhondo?
reka mbaho urugero nkoresha iri jambo umuhondo mu nteruro kugira ngo murusheho kurisobanukirwa. Ndorimana afite ishati y'umuhondo. Ndorimana afite ishati y'umuhondo. Bana, namwe mushobora gukora indi nteruro irimo ijambo umuhondo. Ngaho nimuyikore, mwibwire umuntu mukuru muri kumwe. Ndizera ko mwese mwagerageje. Murakoze cyane. Nimukurikire rero twige ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni amatunda. Ndasubiramo amatunda. Dusubiremo twese amatunda. None se ba, amatunda yo muzi icyo asobanura? Iri jambo amatunda risobanura iki? Amatunda bisobanura ubwoko bw'imbuto ziribwa. Bana, mwaba mukunda kurya amatunda? Jyewe amatunda ndayakunda cyane. Ngaho nimutege amatwi mbaho urugero rw'interuro irimo ijambo amatunda. Gatete yanyoye umutobe w'amatunda. Gatete yanyoye umutobe w'amatunda. Banyeshu, ngaho namwe nimugerageze gukora indi nteruro mukoresha ijambo amatunda. Muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Bana, ndizera ko mwabikoze. Murakoze cyane. Ngaho rero nimufate akanya k'iminota 3 musome inkuru yose mu ijwi ryumvikana inshuro 2 kugira ngo bize kubafasha gusubiza ibibazo ku nkuru. Ngaho nimutangire. Nizere ko buri wese yamaze gusoma inkuru ku nshuro ya mbere. Ngaho nimwongere musome iyi nkuru ku nshuro ya kabiri, hanyuma mu kanya turasubiza ibibazo ku nkuru.
Yemwe ba, umwandiko twasomye se wabashimishije? Ese muribuka ibyo mwari mwatekereje umwandiko uza kuvugaho mbere y'uko dutangira kuwusoma? None se ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo dusomye muri uyu mwandiko? Reka rero turebe niba twumvise neza uko byagenze mu mwandiko twasomye, dusubize ibibazo byo kumva umwandiko. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo Mukandori na Ndandari bateye iki? Ndasubiramo, Mukandori na Ndandari bateye iki? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe igisubizo cyawe. Niba uri wenyine nabwo wavuga igisubizo cyawe mu ijwi riranguruye. Ndizera ko mwagerageje gusubiza iki kibazo. Murakoze. Dore igisubizo nyacyo ni iki: Mukandori na Ndandari bateye indimu. Ngaho nimutege amatwi mbabaze ikibazo cya kabiri. Ubutaha barifuza kuzatera iki? Ubutaha barifuza kuzatera iki? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Niba uri wenyine kandi kivuge mu ijwi riranguruye. Ndizera ko mwasubije neza. Ubutaha barifuza kuzatera amatunda 6. Ubutaha barifuza kuzatera amatunda 6. Mutege amatwi rero mbabaze ikibazo cya gatatu. Kuki ari byiza kurya amatunda? Ndasubiramo, kuki ari byiza kurya amatunda? Bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe, cyangwa niba uri wenyine kivuge mu ijwi riranguruye. Ndizera ko mwagerageje. Buri wese nizere ko yasubije neza iki kibazo. Igisubizo ni iki rero: tugomba kurya amatunda kuko ari meza ku buzima bwacu. Tugomba kurya amatunda kuko ari meza ku buzima bwacu. Bana mwe, ni irihe somo se twakuye muri iyi nkuru twize? Inkuru twize bateye indimu itwigishije iki? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Niba uri wenyine kivuge mu ijwi riranguruye. Mu nkuru yacu twizemo ko ari byiza guhinga imbuto kuko zituma ubuzima bwacu bumererwa neza. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri 134 akadirishya, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, harimo na TVET. Bana, byanshimishije cyane uyu munsi gusomera hamwe namwe inkuru bateye indimu. Mwabyishimiye namwe se? Dutega amatwi umukoro. Uyu mwandiko mukomeze mu busomo bwanyu cyangwa mu busomera abo mubana mu rugo. Mukomeze kandi mukora imyitozo iri ku rupapuro rw'148, igikorwa cya 7 kugeza ku cya 10. Niba udafite igitabo cy'Ikinyarwanda, wabwira abo mubana inkuru twasomye uyu munsi. Wasoma kandi ibindi bitabo by'Ikinyarwanda biri aho mu rugo iwanyu. Muze kandi gukora umwitozo wo gushushanya igiti cy'indimu. Mu gihe muza gukora umwitozo wo gusoma,
mugerageze gusoma amagambo n'interuro neza. Mugerageze kandi kwihuta no kuruhuka aho biri ngombwa. Ababyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Turabashishikariza kuzakurikira andi masomo y'Ikinyarwanda kuri radiyo. Mwakoze cyane kwigana natwe. Nimumfashe dushimire UNICEF batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Barakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID Somumenye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID Somumenye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.